ku cyumweru ukwezi kwa mbere itariki 25/2026. Uyu ni umunsi wa 25 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi: ngiye kuguha, nta muntu uzakwambura. Nzaguha amahoro, nta uzaguteza amahane. Nzabigukorera mu ibanga, ariko bizagaragarira bose. Amen. Igitabo cya Yobu 34:29. Iyo itanze amahoro, ninde wabasha gutera amahane? Iyo yitwikiriye, ninde wabasha kuyireba? Imana irakubwiye ngo ngiye kuguha, nta muntu uzakwambura. Imana izaguha umwana, izaguha umugabo, izaguha umugore, izaguha akazi, izaguha icyo wifuza. Nta na kimwe kizakwamburwa. Uzabigumana, ubisazane, ubibaneho iteka. Ngo nzaguha amahoro, nta uzaguteza amahane. Igihe cyose hazaguruka abanyamahane, ntibazahungabanya umutekano w'imbere n'amahoro Imana yaguhaye. Ibyo byose bizakorwa mu ibanga, abantu batabibona, ariko bigaragarira abantu bose. Wowe Imana izabigukorera rwihishwa, ariko ibifatika, ibisubizo bibonekere bose. Uwiteka Mana, ndagushima ko abantu bagiye kwibona, bagiye kubona kuri Imana, bagiye kubona kuri igitangaza. Abantu bagiye kubona kudasanzwe. Abantu bazagaragarizwa n'ibyo ugiye gukorera ubwene data, batangazwe n'ibyo mukore ku buzima bwe. Amen.